nishimye bampakiriye nanezerewe ibyishimo nibyo byambanye byinshi cyane mumubwira muti abana wagaburiye baragushimira cyane ni ukuri nishimye cyane ku gikorwa kibayeho kandi ikindi kuba cyarangezeho ni bagenzi banjye nyine bari bazi situasiyo mbayemo ubwo rero bituma bampuza namwe nishimye cyane turamushimiye mu mutuhere amashyi n'impundu ni ukuri n'ubu niwe twavuganaga mubwiye ko ari umubyeyi mwiza nayo Imana izagume nk'umugisha kandi agume atekereze no ku bandi nabo basigaye inyuma Yes, kwa rimo kurikirana BigTown TV mwonje mwiriweho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo kurikirana BigTown TV gatano kuri gatano turi kumwe kwisi hose. Icyo ugomba gukora kugira ngo ukurikirane BigTown neza no gukanda subscribe maze gahunda zikagenda neza. Hano turi Nyamirambo mu Biryogo munsi y'isoko ryo mu Biryogo. Gahunda tuzanye hano ntago turayimenya neza ariko ni gahunda ya charity, ni gahunda yo gufasha, ni gahunda nziza. Tukaba turi kumwe n'umusista wacu hano araza kudusobanurira what is going on. So kuri wowe urimo gukina BigTown TV, welcome kugira ngo tumenye what is going on. Sister makuru ni meza bakti yego. Yes, banzo suze bari barimo kurikirana BigTown. Abantu bakurikiranye BigTown, what's up? Meze neza, natwe tumeze neza of course. Yego. Wabanza ukabibwira neza kugira ngo babanze bamenye ninde turi kumwe. Bon, abatanzi nitwa Giselle neza, usanzwe nkora umwuga umwe na Bakti, ariko fona twahuriye mu kindi gikorwa nyine na Bakti twembi of course n'abandi nubwo gifite nyiracyo ugihagarariye nubwo adahari ninjye wahamubereye. Okay, hano turi he hitwa gute? Ni mu Biryogo. Mu Biryogo. Uzi isoko. Gahunda yatuzanye hano imeze gute? Ni gahunda yo gufasha abanyarwanda nyine bajye bafite ibibazo bitandukanye, ariko of course mbere yuko umuntu akenera ikindi kintu icyo ari cyo cyose, akenera kurya, akenera
gukaraba akambara nizo basic needs z'umuntu akenera rero yari charity event yo gufasha abantu bakeneye ibintu nk'ibyo ngibyo by'umwihariko kuba nyine ibyo kurya n'ibindi bitandukanye. Okay, iyo ugiye gufasha wanza kureba ngiye gufasha nde ngiye gufasha of course n'abantu benshi bakeneye ibintu bitandukanye ariko mwibanze ku bantu bameze gute kugira ngo mubafashe uyu munsi? Bon buriya umuntu uri kumwe n'umuntu cyangwa umwegereye niwe ubuzi ikibazo afite cyangwa icyo akeneye n'ubundi kuko ari igikorwa kimeze nk'ari kiri mu famiye byasabye ko nyine twegera abababaye kurusha abandi bari badufasha kuko ni event isanzwe ibaho hanini ni event itegurwa na Razisca Foundation. Razisca akaba ari umunyarwanda kazi ariko utuye muri Canada asanzwe ategura ibitaramo ariko ntago yakora entertainment gusa n'ibindi bikorwa bya charity arabikora muri iyo Razisca Foundation n'ubundi yagiye akora ibitaramo ategura ibitaramo n'ubundi bitandukanye hariya muri Canada. Okay, ni inshuro kangahe yakoze igikorwa nk'iki ngiki? Bon ni igikorwa ngarukamwaka ariko ngira ngo kuri ubu ni nk'inshuro ya kabiri yego gusa ntibyamukundiye ko abahari kubera COVID-19 ariko ubundi abahibereye akenshi. Okay, kubera iki mwahisemo Nyamirambo? Nyamirambo rero impamvu nubwo ari Canada cyangwa ari nihavuka nawe urumva she has to start from here mbere yuko agira ahandi agera nawavukira hano kandi yarayidiregereje ubundi abari hano akaba ari hayirira ariko ntibyamukundiye so ifa yo kugira icyakora kugira ngo abandi bagenzi be batazabihirwa nyine n'umunsi wawe. So iyi ngiyi ni nko gutanga ride ku banyarwanda bose badafite ubushobozi? Yes, kuri bake kuko ntabwo dufite ubushobozi bwo kugera kuri bose ariko as long as nyine iminsi igenda iza ubwo niko bizagenda byiyongera n'undi wese wifuza kugira support tanga byakunda ushobora kunyura kuri Instagram ukandikira Razisca niyo username undi kagenda neza. N'undi wifuza ubufasha nyine yanyura aho ngaho. Yes, abantu ni benshi bakeneye ubufasha ariko bake muri abo baje hano uyu munsi mwababonye gute, mwabasanze hehe, mwabakontaktinze gute kugira ngo baze kwakira ibyo Razisca yabageneye? Bon kugira ngo bakire ibyo Razisca yabageneye nubwo yenda wadahari hari undi muvandimwe nawe natwe twese dufatanyije twagiye tubegera mu ngo zabo tukabavugisha tukababwira uko bimeze niko rero kutugeraho hano n'ubundi duhuriye kuko ariho hari haboroheye bose nyine. Uratuyobora muri protocol ku bantu bamaze kwakira ibintu bitandukanye hano nabo bagira icyo batubwira byaba ari neza cyane maze gahunda zikomeze. Kanze turebe umwe tuvugisha aze ubundi yenda agira icyo nawe avuga kuko ntago ari njye wakiriye ibintu nawe ahagarariye yenda abandi babyakiriye. Reka tubagereho nta kibazo. Yego mwiriweho? Yego. Amakuru? Watwibwira? Nitwa Tuyihorane Jeannette. Okay, iyi gahunda y'uyu munsi yakugezeho gute? Mve nishimye cyane. Sinabona ukuntu mbivuga byandenze. Okay. Mu bintu wakiriye ni ibiki wakiriye wabyakiriye gute? Nishimye bampakiriye nanezerewe ibyishimo nibyo byambanye byinshi cyane. Uzi umuntu wagutekereje uyu munsi kugira ngo wowe n'abandi bagenzi bawe mubashe kubona ibyo bintu bitandukanye bashyikirije uyu munsi? Wapi nicyo kibazo tunafite abeshi. Okay, ni mutamuzi mwamutubwira. Uno musista turi kumwe aragusobanurira wamubaza icyo ushaka kugira ngo umenye naho bivuye. Sawa murakoze. Musobanurire. Okay, yitwa Razia nawe yari umuturanyi wa Nyamirambo ariko ntago hari aba muri Canada yifuje rero kuba hafi ariko nubwo bitamukundiye ko abahari rero yadutumye ngo tubagereho. Yego. Mushimire nawe arakureba ubu ngubu. Turamushimiye mu mutuhere amashyi n'impundu n'ukuri. Murakoze cyane. Okay. Ni byiza. Undi mama nawe ngwino basigira icyo tubwira. Mwiriweho? Yego mwiriweho. Amakuru? Ni meza. Witwa nde? Twishimwe Clementine. Nawe gahunda yakugezeho? Gahunda yangezeho nayibonye. Agira icyo tubwira muri iyi gahunda y'uyu munsi?
ikintu nababwira ni uko uyu muntu dutekereje kuba yatugenera aya mafunguro cyane cyane ko twari tuyakeneye, mwamudushimirira, ubasha kuvugana nawe yamudushimirira. Arakureba ubu ngubu arimo kukumva. Menya yuko mumubwira muti abana wagaburiye baragushimira cyane. Imana iguhe umugisha. Ngo yari umuturanyi wanyu hano i Nyamirambo. Yego. Ariko ubu ngubu ari hanze. Ari hanze. Muri diaspora. Ati wadutekerejeho neza, covid yaduteye ikibazo cyane bituma twakabaye tubona aya mafunguro. Ubwo ariko akidutekereza nta kibazo, Imana imumugisha, ndamushimiye cyane. Murakoze cyane. Yes, undi umwe wa Giselle muvugishe mama. Nukuri meze neza. Bon, igikorwa rero cyabaye wacyakiriye gute cyangwa se cyakugezeho gute kugira ngo ubundi ubimenye byagenze bite? Nukuri nishimye cyane ku gikorwa kibayeho, kandi ikindi kuba cyarangezeho ni bagenzi banjye nyine bari bazi twasiyo mbayemo, ubwo rero bituma bampuza namwe, nishimye cyane. Yego. Urakoze cyane. Message kuri uyu mumama gutekereje uyu munsi uramubwira iki? Nukuri n'ubu niwe twavuganaga, mbwiye ko ari umubyeyi mwiza, na Imana izagume nk'umugisha kandi agume atekereza no ku bandi nabo basigaye inyuma. Okay. Kandi namwe Imana ikomeze kubashyigikira, isubize aho mukuye. Okay. Murakoze cyane. Yego namwe murakoze. Yego. Reka tugaruke hano na Giselle. Mu bintu mwatekereje gutanga uyu munsi ni ibiki? Bon, harimo ibyo kurya. Sinzi ni ngombwa kujya muri detaye. Ariko biba byoroshye kubitanga ni umuceri, kawunga, ibishyimbo, isukari, kugira ngo n'icyo gikoma babashe kukinywa. Donc n'isuku irakorwa, amasabune, amavuta yo guteka, n'ibyo ngibyo. Okay, mwabashije gutumira cyangwa gutanga mu ibintu bitandukanye ku miryango ingahe? Imiryango ngira ngo niba ari 30. 30? Ni igikorwa cyiza cyane. Sawa, mu gihe tugana ku musozo, uramubwira iki kwanza? Arya yitwa nde? Razisca. Yego, gira icyo umubwira. Bon, yakoze cyane, ni igikorwa cyiza. Komereza aho ngaho nkuko bisanzwe nyine, ntakajye nyine nkuko yabitekereje. Of course ntago aguma muri entertainment gusa nkuko byakabaye bigenda, ngagume kuri ba Diamond n'abandi yagiye atumira, yenda kubatamuzi neza cyangwa kubatabisobanukiwe, nababwira nk'igitaramo yenda Diamond yakoreye Ottawa, Shiba, na Harmonize, ngira ngo na Medi. Niwe n'ubundi wari wateguye. Razisca. Yes. Yateguriza event. Rero kuba atekereza ko hari n'abandi bantu nyine bari kure y'ibyo ngibyo agomba kwitaho, that's good. Akomereza aho ngaho, namushimira mu izina ry'abantu bose bari hano. Okay, nice, very nice. Razisca, big up to yourself. Iki gikorwa ni igikorwa cyiza cyane, gutekereza abantu aho wari utuye Nyamirambo nabo babyakiriye neza, ngira ngo wabumvishe nabo bamwe muri benshi bagize icyo bakubwira nawe baragushimira bose. Ni igikorwa cyiza kandi uzakomereza ngaho. Turagushimira cyane. This is BigTown TV. Ku musozo Giselle, hari icyo cyakongeraho? Shaka kubabwira ngo keep watching BigTown TV. That's what's up, man, and don't forget to subscribe. It's gonna be good. I go by the name Bakti and kumwe na Giselle. Gahunda zagenze neza. Until next time, ciao ciao.